bitunguranye urubanza rwa Ishimwe Dieudonné rurasubitswe. Nubwo rwasubitswe, abamenyeshejwe ubwo butumwa nabihuje n'ikirego, nta bandi, ni abacamanza, ni ubushinjacyaha, ni ababuranyi ndetse n'abanyamategeko babo. Ishimwe Dieudonné yunganirwa nande? Yunganirwa na Maître Kayijuka Ngabo na Maître Emeline Nyembo. Nibo bamuburanira kuva yatangira kuburana ku itariki 5 z'ukwa 10 uyu mwaka. Nubwo bitunguranye mu gusubikwa, my opinion nkanjye person ntabwo bintunguye kubera imiterere y'uru rubanza, gusa rusubitswe ku wa 2 rushyizwe ku wa 4. Amugushyirwa impamvu rushyizwe ku wa 4 nuko impamvu imwe mu mpamvu urubanza rutabaye nuko ko abatangabuhamya bahawe amakode VKF, VMF, BF na DF, bamwe mu batangabuhamya ntabwo babonetse, cyangwa se bamwe mu batangabuhamya ntibari bahari mu rukiko. Umucamanza yimura urubanza arushyira kuri uyu wa 4 saa 2 za mu gitondo ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ishimwe Dieudonné araregwa iki cyangwa se arakekwaho iki? Ishimwe Dieudonné arakekwaho icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Ni icyaha burana ahakana. Ni urubanza ruvugwa cyane mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ndetse no hanze, ariko cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza. Ni bande bakobwa bavugwa muri dossier? Kizigenza uri ku ruhembe rw'imbere, Miss Mutesi Jolly, Miss Rwanda 2016. Uwa kabiri ni uwahataniye kuba Miss ntiyagira ayo mahirwe, Miss Akareza Hope. Iyo ako kantu abagafite kubu Miss. Abandi babiri bavugwa ariko bidasakuza cyane ni Miss Muheto Divine ndetse na Miss Iradukunda Liliane. Iradukunda Liliane ni Miss Rwanda 2018, Muheto Divine ni 2022. Muri aba Miss bane batatu nibo babaye Miss official mu buryo buzwi cyangwa se mu buryo bwemewe. Uwo wa 4 we byagiye bipfa ku munota wa nyuma akavamo abandi bagakomeza. Uru rubanza ni urubanza rwari rwitabiriwe n'abanyamakuru benshi. Abenshi baba bashaka nyine kuvuga uko byagenze, natwe nicyo turi kuvuga. Ni urubanza rwavuzwemo ibintu byinshi kuva yafatwa kugera atangiye kuburana mu mizi, kugera n'ejo bundi rusubikwa. Umucamanza agategeka ko urubanza rugomba gusubirwamo humvwa abatangabuhamya nabo kugira ngo abiyumvire. Ntabwo ari byinshi twavuga kuko urubanza ruzajya ku wa 4. Icyifuzo cya benshi nuko uru rubanza rwahabwa umucamanza urenze umwe, agahabwa abacamanza 3 kugira ngo habemo kudiskita ku cyemezo yafatirwa icyo ari cyo cyose. Ariko kandi ni urubanza rwabayemo gupezanya kwa bamwe mu bantu ku giti cyabo, cyane abayobozi bamwe bafite aho bahuriye n'uru rubanza bagiye bahamagara mu bihe binyuranye abatangabuhamya bakabepoza ibyo bavuga kandi bihabanye cyane n'ibyo bavuze muri RIB ndetse no mu bushinjacyaha. Uru rubanza nirutangira kuburanishwa mu mizi, twaravuze ngo umucamanza uzaruburanisha natahabwa promotion ngo ajye mu rw'ikirenga, azamanuka ajye i Nyabitekere, ajye mu rw'ibanze cyangwa mu rukiko rw'ibanze rwa Gafunzo. Kubera ki? Uko uburanisha imanza nini ukatanga umucyo ni kugira promotion, ni nako uzamuka mu ntera. Ni nko kugenda ukazana nk'umuyobozi wa FDLR muri Kongo uri nk'umusirikare w'u Rwanda, ni uguhita uza ugahita ujya mu mutwe w'ingabo zidasanzwe. Ariko siko bigenda hano. Ni amategeko n'ibimenyetso. Kwiregura kwa prescride ni gukonveka ku mucamanza, fine, azamurekura. Natamukonveka azafunga. Umubare munini kubera ukuntu rwagiye ruzamo rwaserera n'ibizazane, batangiye kwishyiramo ko prescride ashobora gufungwa agakatirwa. Nzababwira ku munota wa nyuma nanjye uko mbitekereza. Ubundi urubanza niruburanishwa nzashyira ku munzani nigire magayane, vuge ngo ndabona bizagenda gutya. Uyu mugabo yatawe muri yombi mu kwezi kwa 4 aho yakekwagaho ibyaha byinshi birimo icyaha cy'ibiyobyabwenge, gusindisha abantu, icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, n'icyaha cya viole, yewe hanavuzwe n'icyaha cyo gucuruza abantu. Atangira kuburana mu rukiko rw'banze rwa Kicukiro, ifunga n'ifungurwa mu kwa 5. Urukiko rumukatira iminsi 30 cyangwa se rutegeka ko afunga iminsi 30, cyemeza arakijuririra.
biteshwa agaciro mu kwezi kwa 10 atangira kuburana mu mizi, hagaragaramo umumetere mushya witwa Metere Kayijukangabo retired major wabaye umushinjacyaha mu bushinjacyaha bwa gisirikare. Retired major Kayijukangabo bitunguranye nawe yagaragaye mu rubanza atangiye kuburana mu mizi. Ni umugabo uburana amasaha atari munsi ya 7 yari kuburana. Ni umugabo kandi uburana hakana iki cyaha. Ni umugabo iyo yaburanye amarangamutima aba menshi koko ku mbuga nkoranyambaga. Twe tubivuga twigendera. Hari umuntu ujye uvuga ngo ko mbyumva nuko mbibona ngo nuko ngo nabibonye yigira gutya. Jaras urubanza rwa Kida rutinya kubi, mwamubona baza ntimwamubona rusobanura kandi aruzi kundusha. Mu bantu bazura urubanza uyu mugabo witwa Jaras Jire urubanza araruzi, aba ntama ariko aruzi kundusha. Mu cyiciro cy'ubutaha azakora stand up ku rukiko Nyamirambo avugwe uko byagenze. Twereka tubabwire ngo gahunda zacu zirakomeza, muraza kurara mumenye ibyavugiwe muri babagabo bafashwe bayoboraga IPRC Kicukiro. Diogene Murindahabi ari ku ruhembe rw'imbere. Bimwe mu byaha aregwa icyaha cyashekeje, abagize gutya batari kokwa kamashini k'amazi katagikora, ntibagiye basanga kari ku kigega. Nigenderaga ntabwo ari kunyereza umutungo bikomoka ku kamashini k'amazi kagura ibihumbi 150 by'u Rwanda ku mudeje. Ibindi turaza kubivuga mu kindi cyiciro. Astra Vista. Icyo rero ndashaka kuvuga kindi ni ikijyanye n'uburyo uru rubanza rudakwiye kubera mu muhezo, kubera ko ahubwo mboneza bupfura niba ari byo bashaka kugenderaho, uburere mboneza bupfura buratangwa n'uko uru rubanza rubera mu ruhame, kuko usibye nanjye ubwanjye washyizweho, kuko nanjye ubwo burere mboneza bupfura burandeba. Nyakubahwa najya mu mbabwire yuko ubushinjacyaha ibyo bwandeze byose buri muturage wese uri hano arabizi, babishyize ku karubanda, baranarenga noneho n'ibyo bagomba kuzanira urukiko ari byo bimenyetso babishyize ku karubanda. Nta kimenyetso na kimwe kiri muri no indictment umuntu wicaye hano atazi. Nahindi kuvuga ko turamutse twatangira kuburana akaza kudusanga aho turatugeze, turamutse tugeze aho tugira inzitizi bitewe n'ibyo yari yateguye, twamenyesha urukiko. cyane cyane ku manza z'uyu munsi wose n'abacishije nabo ziranye. Twaburana Monsieur le Président. hari icyifuzo ubushinjacyaha bufite mbere y'uko iburanisha ritangira. Nyakubahwa Perezida, dushingiye ku ngingo y'131 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'ubushinjacyaha, turasaba urukiko ko iburanisha ryabera mu muhezo bitewe n'uko ubushinjacyaha busanga mu gihe iburanisha ryabera mu ruhame byabangamira umutekano
cyangwa imico y'imbonezabupfura by'abatangabuhamya bari muri uru rubanza ndetse n'abahohotewe. Murakoze nyakubahwa perezida. ubushinjacyaha bumaze gutanga icyifuzo cy'uko ubona imigendekere y'urubanza byaba byiza hemejwe ko rubera mu muhezo. Murakoze cyane perezida w'urukiko. Icya mbere navuga ni uko mbona ko umuhezo atari ngombwa muri uru rubanza, kubera ko nk'uko twari twagerageje kubisobanura, umuhezo nk'uko yabivuze hari impamvu zituma umuhezo ubaho, banazitanze mu buryo bugaragara, ariko icyo twashaka kubabwira ni uko kugeza iyi saha bo ubwabo nk'ubushinjacyaha bafashe intambwe. Buri muntu wese batekereza ko yagira ikibazo cyangwa se ubuzima bwe bwite bukorwaho n'uru rubanza, nyakubahwa perezida w'urukiko bamuhaye kode. Nta nubwo bamuhaye kode gusa, n'umwaka batekereza ko dushobora kuba twarahuriyemo nawe ubwabo bawuhaye kode. Tukibaza impamvu batekereza nanone umuhezo, kubera ko impungenge bagaragaza guhera muri gahunda y'ifunga rifungurwa cyangwa se mu rubanza rw'ifunga rifungurwa kuri ubu ngubu yarakemutse. Kode zaratanzwe kandi nk'ababuranyi twiteguye kuzikurikiza. Icya kabiri, nyakubahwa perezida w'urukiko, ubundi ubushinjacyaha ntekereza ko atari bwo bwagakwiye gusaba umuhezo. Ubundi umuhezo wagakwiye kuwusabwa nanjye, kubera ko mu bantu bose bari muri uru rubanza bikora ku buzima bwabo bwite, ni njye njyenyine udafite kode. Ariko njyewe niteguye kuburana mu ruhame, cyane cyane ko n'ubundi ntabwo niteze nta gikwiye guhishwa abanyarwanda cyangwa se nta gikwiye guhishwa uruhame ruri hano, kubera ko abarebwa n'iki cyaha bafite kode, ni njye utayifite, cyane cyane ko njyewe nshingiye ku mpamvu zatanzwe, njyewe ubwanjye nemera gufesinga izo challenge. Kandi noneho nkanavuga yuko ntabwo nari umwenjeniyeri, ntabwo nari umufinansiye ngo nkire ko ibyaha bijyanye nabyo. Ubuzima bwanjye bwahuraga n'abakobwa umunsi ku munsi, bivuga ngo rero n'uwashaka kundahira itaka nta handi yajya usibye ku bakobwa. Ibyo rero niteguye kubifesinga. Icya gatatu navuga, mu manza mu bice bigize urubanza habamo igice cyitwa ubushinjacyaha cyangwa se urega, hakaza uregwa, hakazwa n'umucamanza. Nyakubahwa nagira ngo mbabwire yuko ubushinjacyaha ibyo bwanendeze byose buri muturage wese uri hano arabizi, babishyize ku karubanda, baranarenga noneho n'ibyo bagomba kuzanira urukiko ari byo bimenyetso babishyize ku karubanda. Nta kimenyetso na kimwe kiri muri no indictment umuntu wicaye hano atazi, bivuga ngo ibyabo byose byagiye ku karubanda. Icya kabiri, umucamanza bitewe na principe yabo ya transparence nuko basanzwe bakora, principe yabo twese twemera, iyo bagiye gusoma urubanza barusomera mu ruhame, byumvikane ko nabo ibyo bafashe ibyemezo babishyira mu ruhame. Ni iki kiri gutuma ubushinjacyaha butifuza ko uregwa w'ibisobanuraho ubucamanza bitumvikana, cyangwa se kuki bavuga ko bigomba kuba mu muhezo? Ni iki mfite ubushinjacyaha butifuza ko abanyarwanda bamenya cyangwa se abakurikiye urubanza bamenya cyatuma urubanza rujya mu muhezo, mu gihe bo ibyo bashingiyeho byose biri hanze? Icyo ni icya gatatu. Icya kane, gushyira urubanza mu muhezo, nyakubahwa, si uko ari uko wenda ndi umuntu utandukanye cyangwa se utangaje cyangwa ufite ubundi budahangarwa,
ahubwo bitewe n'umurimo nakoraga wari uzwi n'abantu benshi. Ndagira ngo babwire ko statistique za Miss Rwanda zagaragazaga ko yakurikirwaga byibuze na miliyoni 46 z'abantu. Kumva rero ibyagendeweho bishingiye kuri iryo rushanwa bigashingirwa kuri ibyo ngibyo, gushyira urubanza mu muhezo no gukerera ibihuha bitanga impagarara nk'uko itegeko ribivuga, aho uzasanga benshi batanga ibihuha rimwe na rimwe binakora ku butabera. Njya ngo mwagiye mwumva benshi batangira kuvuga ngo buriya agiye gukubitirwa mu gafuka, buriya hari abantu atagomba kuvuga, ibintu byinshi bitandukanye. Urakoze cyane nyakubahwa. Urakoze cyane. So ikijyanye navugaga ku kijyanye nuko kuko itegeko rishyiraho n'imbonezabupfura ndetse n'impagarara, niyo mpamvu nari nguzanye ikintu kijyanye n'ibihuha muri rubanda. Icyo rero ndashaka kuvuga kindi ni ikijyanye n'uburyo uru rubanza rudakwiye kubera mu muhezo, kubera ko ahubwo mbonezabupfura niba ari byo bashaka kugenderaho, uburere mbonezabupfura buratangwa n'uko uru rubanza rubera mu ruhame. Kuko usibye nanjye ubwanjye washyizweho, kuko nanjye ubwo burere mbonezabupfura burandeba, washyizeho kuvuga ko yatanze ibiyobyabwenge n'ibindi bigiye bitandukanye, ibintu narakozeho mu buzima bwanjye mu kanwa ndetse n'indwara zavuzwe. Nyakubahwa ndi kuvuga ikijyanye n'izo mbonezabupfura bavuga, ariko icyo nshaka kwerekana aha ngaha, hari abakobwa, hari ababyeyi bohereje abana mu irushanwa rya Miss Rwanda bakeneye kumenya ukuri kw'ibyavuye mu iperereza, bikereya bwa burere mbonezabupfura bavuga mu gihe urubanza rwaba rubereye mu ruhame, bakamenya ukuri kw'ibyabaye kurusha uko bagenda batekereza yuko bitewe n'uko batazi ibiri kuvugwa, ariko wajyana n'ibyavuzwe ibyavuzwe n'ubushinjacyaha, abantu bakagaragaza ko abana b'abakobwa bagiye mu irushanwa rya Miss Rwanda ngo bahohotewe, banatangaga ruswa. Izo mbonezabupfura rero nyakubahwa, nasabaga yuko ahubwo byabera mu muhezo kugira ngo babashe kubona ko ibyo bintu koko bitigeze bibaho mu ruhame. So nyakubahwa rero nsoza kugira ngo mereze umunyamategeko unyunganira, nagira ngo mbabwire yuko uru rubanza niba impamvu batanga zarakemuwe no guha abo batekereza ko bagirwaho ingaruka n'uru rubanza, yaba ari ku burere mbonezabupfura ndetse n'umutekano wabo, barahawe amakode n'imyirondoro n'imyaka byose, ikindi kibazo baba bafite cyaba ari ikihe? Murakoze cyane. Murakoze Monsieur le Président kuba muduhaye ijambo. Nk'uko nunganira yabigaragaje, Monsieur le Président, nimusuzuma muri dosiye muzasanga muri indictment haragiye hafatwa code zikagenda ziba assimilé ku bantu présumé victime cyangwa se présumé témoin, yewe présumé période, bitewe n'igihe bavuga ibyaha bishobora kuba byarakozwe. Uwo nunganira kugeza ubu ngubu aracyari umwere. Ubushinjacyaha busaba imbere y'urukiko yuko uru rubanza rwaburanishwa mu muhezo, nk'uko nunganira Ishimwe Dieudonné yabisobanuye, twege siko tubibona, kubera yuko impamvu yatumye nyine bakoda cyangwa se bashyiraho code nuko bashakaga nyine kuba byakomeza kubera muri confidentialité. Ibyo barabikoze, ngira ngo Jean Procureur ya Sainte yatwohereje na liste y'amakode ayitwohereza kuri email, bensista yuko aba ariyo dukoresha. Ibyo nta kibazo tubifitemo kandi twiteguye kurikiza ibintu uko bimeze. Monsieur le Président, kuba uyu munsi rero ubushinjacyaha bwakongera bukagaruka imbere y'urukiko busaba yuko byakomeza kubera mu muhezo, twese ko tubibona, kuko ibi turabivuga dushingiye kuki? Turabivuga dushingiye ku burenganzira wo twunganira afite bwo kubona ubutabera buboneye kandi bugendeye ku mahame agenwa n'ubutabera. Aha wenda twavuga nk'ingingo ya 29 y'itegeko nshinga ivuga, umushinga amategeko yavuze mu buryo burambuye
uburyo ki umuntu afite uburenganzira ku butabera buboneye burimo impamvu nyinshi. Aha navuga wenda nko kuburanira imbere y'urukiko rufitiye ububasha. Iyo uvuze urukiko rufitiye ububasha ntabwo turimo dukontesta competence, ariko harimo ibintu byose, harimo audience publique nk'uko cyangwa se imanza zibera mu ruhame nk'uko biteganywa n'igika cy'126 y'itegeko ya CPP alinéa ya mbere. Ivuga yuko umushinjamategeko aravuga ngo imanza z'inshinjabyaha zigomba gushingira ku mahame y'ingenzi akurikira. Izo exception uyu munsi bazana imbere y'urukiko basaba yuko tugomba kuburanira ku muhezo, twebwe mu by'ukuri nk'ubunganira wo tunganira turasanga mu by'ukuri ari ukwica iryo hame, cyane ko izo precaution barimo bashaka kurengera zarafashwe, tukumva nta mpamvu uyu munsi ihari nk'uko yabisobanuye yakabaye ituma basaba yuko aburanizwa mu muhezo. Ikindi kandi Monsieur le Président, wenda tutari no gutindeho kuko ibyinshi uwo nunganira yabivuze amagambo arambuye, biramahire ko turi imbere y'urukiko kubera ko tuzi twese ko hari pouvoir eshatu, executif, legislatif na judiciaire, ariko ahangaha kubitureba umushinjamategeko mu itegeko nshinga yashyizeho amahame, ashyiraho n'ingingo kugira ngo habeho mekanisme zituma habaho kurinda uburenganzira n'ubwisanzure bwa buri muntu. Aha turabivuga wenda dushingiye ku ngingo ya 43 y'itegeko nshinga, aho ivuga iti ubutegetsi bw'ubucamanza nibwo murinzi w'uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu. Iyo nshingano yubahirizwa mu buryo buteganywa n'iri tegeko nshinga n'andi mategeko. Aha tukabona Monsieur le Président, turimo turasaba kuko twege twumva ari ikintu kiri crucial, ari ikintu cyagombye kubahirizwa ku mushinjamategeko yagishyizeho, yuko ingingo y'126 igika cya mbere cyakubahirizwa ya CPP kugira ngo aburanire mu ruhame. Turumva twaba dushoboje aho Monsieur le Président, twebwe ni position tubona nuko tunganira bigaragaza. Murakoze. Mbere y'uko tubaza umushinjacyaha niba bunyuzwe, tubaze kuba habaho umuhezo nk'uko barimo kubisaba, urumva birabagura kwisanzura. Yego Monsieur le Président, biraba bitwambuye kwisansura, biraba byambuye kuko ngiye ndimo ndunganira uwo ntunganira, biraba bimuhambuye uburenganzira umushinjamategeko yashizeho, kuko abushyiraho umushinjamategeko abishyiraho yarazi impamvu agomba gushyira audience en public, kwari kugira ngo hevite ibyo bintu byose. Ikindi kandi Monsieur le Président, ndakomeza kubishimangira, bakabaye babivuga ubushinjacyaha bwakabaye bubivuga uyu munsi, bubivuga ariko bugaragaza ko hatigeze haba code. Byabaye code, baduhaye liste, turayifite, turi tayari no kuba twabyubahiriza. Twumva impamvu yindi yatangwa kuko n'ubundi nubwo urubanza rutaracibwa ariko ruzaba public kandi rusazamo izo code. Tutararagera naho ngaho izo code turazubahiriza, ariko turasaba yuko uburenganzira bwe bwakubahirizwa akaburanira mu ruhame. Nitwumva impamvu bashaka yuko aburanira mu muhezo. Barakoze Perezida w'urukiko. Ubundi ntabwo ari cyo nshaka kongeraho, ahubwo ndagira ngo mu rwego rwo kugira ngo twihutishe, nagira ngo mbaze mu kubabaza niba banyuzwe, unabambarize niba bifuza ko tuburanira mu muhezo. Izi kode bagiye gukora izi ko abo bantu ndabazi nabo barabazi, n'urukiko muzababona bagiye kuzishyiriraho iki. Umukozi nyakubahwa Perezida, ngira ngo icyo tuvuga kuri iki ngiki ntabwo ari byinshi, duhereye ku bijyanye na kode. Kode zahereye mu bushinjacyaha, twazishyiriyeho mu bushinjacyaha gusa. Uyu munsi tugiye kuburanisha dosiye ihera muri RIB, kandi aho hose nta kode zirimo. Ni ukuvuga rero ibyo twasabiye umuhezo ntabwo byakurwaho na kode. Ikindi bavuze ngo ni ukwica, Maître yavuze ngo byaba ari ukwica ihame. Murabizi ko n'ubundi ihame ribaho ariko habaho na exception, nk'uko n'ubundi muri iyi ngingo bigaragara. Ibyo twasobanuye byose byasobanuwe neza. Ni ingingo ifite principe ikagira na exception.
kandi ibyo byose ibirimo birasobanutse. Ni umutekano w'abatangabuhamya nk'uko ngira ngo narinze kongera kubisubiramo. Mbonezabupfura ibi ngibi n'ubundi twagiye tubivuga guhera aho dosiye yatangiriyeho, kubera yuko umushinga amategeko nawe yarabibonaga ko hari igihe bibaho. Hano harimo abavictime nk'uko byavuzwe, harimo abatangabuhamya, kandi hose kuva muri RIB birimo, kandi dosiye yose igomba gukora ku buryo n'ujya gutanga ibisobanuro, abari muri RIB hari n'abaje mu bushinjacyaha, ku buryo byose biba bifite aho byahereye. Ikindi Maître yavuzeho kijyanye no kuvuga ngo bibuza ubwisanzure, nabyo si byo, kubera ko ubwisanzure ntabwo ari ukuvuga yuko, kuko bateganije audience publique, bateganya n'umuhezo ko nawo ubaho, kandi kugira ubwisanzure ni uko umuntu aba afite uburenganzira bwo kuvuga ibisobanuro bye, akabisobanura imbere y'urukiko, ntabwo kuba ari publique ari byo bigaragaza ubwisanzure. Tukumva rero twebwe impamvu twashingiyeho dukurikije abavugwa muri iyi dosiye, aho bagombaga kugera, aho bigarukira mu buryo bwose bwabo, dusaba ko ari byiza ko twaburanishirizwa, haba iyi dosiye yaburanishirizwa mu muhezo, kugira ngo n'ubundi ibyo byose bikubiye muri iriya ngingo y'131 byubahirizwe. mugifite umwanya twagira ngo tubabaze, wenda ko baravuga bati byose birazwi, barabisomye, wenda n'abandi bagiye babimenyera. Ubwanyu murabona hari ibisobanuro wenda muri ako nama birenze biriya birimo hariya, ku buryo wenda byafata abantu ku buryo cyangwa kwiga. Murakoze Monsieur le Président. Aho bavuga ko ngo byose birazwi, ntabwo tubyemeranywa nabo, kuko umunyamakuru yivugira ibyo yishakiye, ntabwo ari umunyamategeko. Biriya tubona batisakaza kuri za YouTube ntabwo twe tubifata nk'ukuri, kuko n'ibyo abanyamakuru biyandikira ntabwo ari abanyamategeko. Dosiye y'ukuri ni dosiye yatangiwe na RIB, ikomerezwa iperereza n'ubushinjacyaha. Ubu rero tuburana urubanza mu mizi, nyakubahwa Perezida, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, umuntu yisanzura muri dosiye yose, iperereza aho ryatangiriye, kandi muri RIB nk'uko twavuze, ndetse no mu bushinjacyaha hajya hagaragara amazina y'abatangabuhamya ndetse n'abahohotewe. Wenda haje igitekerezo cy'uko habaho code mu gihe twakoraga indictment, kandi indictment ni inyandiko ikubiyemo ikirego iperereza rirangiye, ariko iperereza ryose ryakozwe amazina y'abatangabuhamya ndetse n'abavictime agaragara. Rero umuntu ashobora kwisobanura akavuga ati muri dosiye ya RIB bakavuga izina, cyangwa n'ubushinjacyaha bikaba ngombwa ko tuvuga dosiye ya RIB tukavuga izina, kuko muri dosiye ya RIB amazina aragaragara. Niho dufitiye impungenge nyakubahwa Perezida. Tukifuza ko iburanisha ryabera mu muhezo nk'uko ingingo ibiteganya, dufokasinga cyane kuri ba nyampinga b'u Rwanda barimo muri dosiye. Kandi nyakubahwa Perezida, turabizi ko nyampinga, umuntu aba nyampinga akiri umukobwa, ataraba umugore, ejo bundi yashaka. Ibi bintu byo kuba rero iburanisha ryabera mu ruhame bishobora kumugiraho ingaruka. Murakoze. Yihanganira gato ndagira ngo ndiyakitinge ku cyo bavuze nyakubahwa Perezida w'urukiko. Oya, ni icyavuguruza ibyo bavuze nyakubahwa Perezida w'urukiko. Ibyo bavuze ntabwo ndi butinde nyakubahwa Perezida w'urukiko, ahubwo ndagira ngo ngire icyo mvuga ku byo umushinjacyaha avuze ko kode bazitanze mu bushinjacyaha ariko batazitanze muri dosiye ziri kuri RIB. Nagira ngo nibutse urukiko yuko kode zahawe abantu ntabwo zahawe dosiye. So bivuga ngo twebwe tuzi aho dukoresha kode n'ahadakoreshwa kode. Murakoze Perezida w'urukiko. Monsieur le Président, kandi kantu nakongeraho mutwemereye.
murakoze monsieur le président akandi kantu nakongeraho ku mpamvu batanze mu by'ukuri bavuga yuko muri RIB hatari hari code ko ariyo mpamvu uyu munsi basaba yuko byabera mu muhezo twe turasanga iyo mpamvu itahabwa ishingiro muratubaza kubera iki indictment niyo yaregeye urukiko ntabwo ari PV de renseignement yakozwe na RIB yaregeye urukiko bivuze ngo iki bivuze ngo mu perereza ubushinjacyaha bwagiye bukora kuva dosiye yatangira mu mizi igitangira mumva n'imvano muri RIB iga processing ikageza mu bushinjacyaha bugasuzuma ntekereza ko baremeranya natwe ko uko yatangiye siko bayiregera urukiko bivuga ngo bagiye bakora amaperereza yabo barapresia bigeraho babumva ko hari ibigomba kuregerwa urukiko ari nayo indictment yakoreshejwe keretse niba bavuga ko indictment yaregewe urukiko uyu munsi itari code kuvuga rero ko elements zo muri RIB kubera ko zitari code ariyo mpamvu tugomba kuba twajyamo pardon yego zishobora kuvugwaho ariko ziravugwaho muri code kubera ko abari buvugweho nabaregewe nibo abo bamushinja abo bashinja uwo twunganira monsieur le président tukumva rero iyo mpamvu bakomeza kuargumenta mu by'ukuri takagumye nayo guhabwa agaciro ni indictment kandi iri code cyari cyasabwe iherezo inyemeza zashyizweho n'ubushinjacyaha bigaragaza ko bishobora kwafurika abantu bavugwa muri dosiye baba abatangabuhamya cyangwa se abafite hagize ukoze ku izina yabo yuko bikavuga muti tukaba tubujije uburenganzira bwo kwisanzura mu bwezi wa rwanda cy'amategeko ateganya n'iki nuko ubwisanzure bwiza burarisharira mu muhezo ariko nanone amategeko ateganya ko reception ishobora kubaho umuhezo ukabaho kuko itegeko nshinga riteganya umuvugiziho ndetse n'iriya tegeko riteganya itegeko iburanisha ry'imanza z'inshinjabyaha nabyo rero ushingiye ku kuba abarebwa n'urubanza bavugwamo koko n'urubyiruko rero ariko ushingiye ko abarebwa n'urubanza n'urubyiruko kugerera ubuzima icyerekezo mu gihe bizaza tukanashingira kandi ko mu rubanza haba hakenerwamo ibisobanuro bitandukanye ari byo urukiko rushobora kubaza uburyo umuburanyi runaka ashobora nawe gutanga cyangwa igisobanuro cy'ibyabayeho n'ikivugo uburyo runaka bw'uko cyabaye kuko kikubasanga ubushinjacyaha busaba n'umuhezo ushingiye abarebwa n'urubanza mu by'ukuri byafatanwa n'ibisobanuro by'inyongera bishobora gukenerwa n'urubanza bisaba ko urubanza rukomeza kubera mu muhezo cyane cyane ko twanabonye tugasanga mu rukiko rw'ibanze rwagiye ruba ruburanisha n'ifunguro ry'agateganyo urukiko rugasanga ntabwo byaba byabwa gatoya uregwa uburenganzira bwo kugira ngo aze kwisanzura asobanura ibyo byose yaba ku mwanzuro cyangwa se n'ibyo ari mu rukiko ibi bivuze rero ko abari muri iki cyumba usibye uregwa ndetse n'abamwunganira
perezida asabye ijambo. uwo twunganira asabye ijambo. vuga.